Ebeki garije umuntu mbabarire busa ko ko tugiye kwiyunga wenda tukakajya none se wiyunga nande wiyunga nande wewe ufite igihe cyawe mbabarira ntuse no kunkoraho ntuse no kunkoraho nkagukoraho se ko wankozeho se uri kundongora ubu nibwo nkagukoraho ndakubaza ko wankozeho uri kundongora ubu nibwo ndakeneye gusoza umwaka ntabwo bawenyeneye ahubwo ufite ikibazo ufite ikibazo sigahora ukese nanjye nzikubita we ntasone subundi unganya nko kutazi umuntu aguteye inda ni wowe none ndaye nese ni wowe tembere mu Rwanda kura mu waracanze mu we wande kuri babarira nkwereke akundi wamurekuye babarira nkwereke ako wandi wande kuri se nk'iki kintu wabaza ikintazi ikinagazi nawe nuko mumaze guhaga abantu mu bagenzi hano no gitabi ngiki mwana wo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di tugipira wabaye iki ni inzara ni iki cyangwa nuko niyo nzumva inzara ntabwo nteze kuzangaburira bebe ntabwo nteze kuzijya ntabwo nteze kuzigera ngaburira reka nkubwire mfite amaboko mfite ubwonko mfite ubwenge bwo kwihahira no kurondeza muri kimwe wabyumvishe ese ubundi ikintu cya nyamukuru ikintu nyamukuru cyo kuba uyu ngo ari ngaha ni icyahe nje nkeneye kumenya ikintu nyamukuru kiri ibi bintu nagwa nkogera rutuma mbikora ahubwo nifuje kugira ngo mbe nabaganiza nkabunga mukagira ikintu muhurijeho izi nzangano zo guhora ngo kurogana kugira urumva uri gushakanye nde gufata umwana nico kintu nyamukuru cya nta cyemezo ndi kugufatira ahubwo ni kwicara kantu hamwe tukabunga abantu dukurikiranye muri comment nabo baduha inama wowe nihe nyungu yo kutwunga ikurimo nuko umufata umuvukanye ariko reka manze mubazi uratunga mu buhe buryo bundi wowe baratunga mu buhe buryo ariko se reka manze nkubwire uzanyihakana tuvuga ngo indasi yawe nitwa turi mu bantu unyihakana nitwa turi twenyine uyemere ubwo nzafata yerehere kuri zo ndekeje rero wa mugore wawe nabwiza ukuri mbwira nanjye nkukuragaho ukuntu singiye kugusuzugura mbwira nanjye nkukuragaho ukuntu urakuze njyewe Didier ukumbona ukunguko agahinda kazakuceketa pe kazanyegeta cyane kazanyegeta rero ka nkubwiza ukuri wowe ubwawe no mbisubiremo n'ubushize nagutumyeho mushuti wawe imbere bikubwiye simbizi bwire ngo arimo mbikugumya kukwinjiriza yego nyisabira imbabazi noneho none sibyo ngibyo kubwiye ngo wowe ubwawe nanjye habe nabwiza ukuri ntabwo nkikangwa n'inkuba ndi munsi y'ijuru nuka ngo ni umutonto ngo wajya wikibuna nuri bushi ntago bomorisi uzabibona nese niba nzabibona ni none sije kubitanga mu itangazo uje ku nagiye ngo rana nabikwibwirira amaso none se ubwo ngo bimbwira birakungura iki uzanyisabira imbabazi njyewe utemera ko twumvikana neza njyewe wowe aya masaha 8 yego na 44 ndabikwibwire nje Angelique nzamara imyaka Imana integuriye aya masaha nta kintu je urankoraho jewe naho gasigugiye kukwita ubwa ugomba kumfasha gute subude uzajya mugenda murongora abantu mubatera inda none ubwo akantu gato gina kwibariza sibyo urashaka urukundo go kuba ruziye mu mbaraga z'amarozi urumva ko yagukunda undi kazakumarira iki ngo
uwo mwana nzamushyira he ko numva kandi sahare uwo mwana nzamuhase madame barira nawe ndakwiyamye ariko ubundi akamanza ndakwiyamye uwo mwana ngo nzamuhande yarirwariye utaza guha arwaye se ki nashake ngo nzamuhande asa urwaye njye nayo je kumuha ndero nayo kurera imfubyi urabona ari imfubyi uzabibona ko none se ubundi mbese madame imyaka ufite n'umuntu uramenya ngo uwaguteye inda ninde nanda se wundi nasa namuyoberwa gute uri ko nakari njyewe ni wowe nyine wowe reka wowe mbikwibwirira madame barire impande mbabarire wahamagariye umuntu mbabarire gusa ko ko tugiye kwiyunga wenda tukakanya none se wiyunga nande wiyunga nande wewe ufite igihe cyawe mbabarira ntuse no kunkoraho ntuse no kunkoraho nkagukoraho se ko wankozeho se uri kundongora ubu nibwo nkagukoraho ndakubaza ko wankozeho uri kundongora ubu nibwo ndakeneye gusoza umwaka ntabwo bawenyeneye ahubwo ufite ikibazo ufite ikibazo sigaho arabaye bakonja riva gute gusa nagukora ku cyo wankoraga madame reka kunkora ingofero so yitwaye sinayihetse narayitwaye ibyo ukeneye kuyikozaho uzabikoreho byo byose njyewe ndahari niba imana yaragenye ko nzagwa mu maboko yawe nzayagwamwo akuburo ntabwo nkikutinya ntabwo nkikeneye kumva ibitekerezo byawe kandi wampa amahoro ukicara ugatuza none ubwo bigutwaye iki mada barire nawe ndakwiyamye ibicese ndakwiyamye twankoza uri kundongora se ube upima ibiro bingahe ry'ikise nanjye ndikubita we nta soni unganya nkuko utazi umuntu aguteye inda ni wowe none ndaye nese ni wowe tembere mu Rwanda kura mu waracanze mu wande kuri kubabarira nkwereke akundi wamurekuye ako wandi wande ku se nk'iki kintu wabaza ikintazi ikinagazi nawe nuko mumaze guhaga abantu mu bagenzi ubundi uri mu biki nawe mva imbere numva ushaka kurwana nawe mva imbere rwana nawe sungumya imyaka ufite ntabwo wakwiyubaha arwaye se ntabwo wakwiyubaha urwaye kingura wakwiyubaha urwaye ikize ubukozi bw'ibibi bwawe wasanga n'ubusambanyi bwa waraye ese undi madareka nkubatse wase kumvuza ahindura Didier nese urambaza ikibundi ngiye agahinda mfite nakakakubona nese agahinda warakavukanye ahubwo uranagasaziye wewe niba utangiye gusaza wanduranya nk'uko agahinda ugasaziyemo Didier cyonze cyo ndagufite nta n'ibindi ndagufite akira ashyiraho madamu Ebeki bavuga ngo wankubita kagenda hangwa gakubwa n'umuntu ugenderera atadite nawe ndakuru ushaka iki nawe ndakuru umuntu w'umugore wari uri mu ntambara Didier komereze mwana kameramani nawe rero aba yaryohewe tu ari kwifatira amashusho ukomeza ukazumingana ko si wowe wabiteye iki kugira ngo kuduhuza ngo tuganire navuga ko azizana ubundi wamazaga no kugira ngo bigende bite none sinagwe ko ngomba ngiye kubahuza ngo murwane nabwo ngiye kubahuza ngo murwane kandi mu mujinya nteye nawe ugutera wagira iki ubu mujinya nteye reka nkubwire muri ubu na Didier urwaye yakunaniye none igiye gushobora ibyo se ntabwo ari wowe biteye se nyine na Didier urwaye arakunaniye ese kamanze nkubaze mana nyagasani ariko mureke ubundi reka nkubaze urifuza iki ubundi ariko nzara mwana atagira se kandi ahari gute kuva inyuma y'umuntu ubona ko atagukeneye inyuma ariko gute ndakubaza mbyara umwana utafite se kandi ahari gute giko hari nanakwemera nkabe no muramba none se niba ari karakwihakana wazajya ugapimisha DNA wasanga niwe sinabimubwiye se ngo zaze tujyane ntabwo nese gukoresha niyo DNA iyo mikoro yimenye ni wava hanga utayishuje ntabwo wava hanga utayishuje hakugira umenye iyo mikoro wamena umutwe jewe ariko murure kanje manza nkubaze yego
ibyo bivuga by'ama DNA narabimubwiye none zindi hejuru ngishaka iki byakuvune ngishaka mikoro mikoro yanjye ngaho genda kagenda aho waje genda nyine komeza kintu naho ubundi mba mwanyweye akushaka ko nk'urumogi wowe kamera mayi umuntu uriya ntago abaya kuro kamera mwana kuro kamera